isi dutuye ibamo ibyiza n'ibibi kandi iyi si ni ishuri. Iyi ni inkuru y'umugabo NDYAMANZINDUTSE wayikurikira muri iki gice. Mutware w'umugezi umva rusaro umva Nibanza mzee Manzeli, vie Manzeli. Banitaka vie Manzeli. Vie Manzeli. Manzeli. Mimi napiga kwa. Hapo sasa nipa divi. Hiyo ya kwanza sasa. Sawa. Kubizi si. Unacheza na mimi? Simama kwanza nikuoneshe kwanza kanyimbo moja ka Kinyarwanda. Ndio ba Kinyarwanda. Tuibye nani? Sasa simameni hapa lakini mwanamke lazima asimameni hapa. Juu ndio saidia kuna unapasha kuwa uko hivi. Nyimbo sasa, ndio nyimbo sasa ni ya Kinyarwanda. Zuki. Kama tamba sasa. Ngiyo tuli kumwe tuvugana maki imitima yonyine ikavugana meshi tarantantantana. Ngiyo tuli kumwe tuvuga nibusu kwanza. Malewa, attention. Excuse me. Njye urabona ndi ikintu cyo gusoma uko wishakiye. Unanigeuka sasa? Mbabwiye nundi munsi ninditaje ndakwiyamye. Tuzongera kuzana iyo minwa yawe. Nye. Izo nago zafata. Sigara byiririmba. Toka hapo wewe malaya wewe. Unakuwa kunungarunga hapo. Toka mjinga mbesiri nyankarakata wewe. Angalia kungizikana kana itembeza sasa sugura wewe. Kwanza urusha kunyichira gahunda niko na kitoto kizuri kenda kunifuata hapa. Tena wewe mama Fabrice njoo analeta ile kahaba hapa. Ngoja tutaona tu. Jinga tu kitoto changu kinaenda kuya. Akanakuwa kanajibambaza. Shenzi. Igiro ubwoba rega ntago ndi umujura cyangwa ngiye ko kugirira nabi. Ahubwo se umeze neza? Umeze neza. Nyine mbonye wari uri kwa Kazungu. Wamumboneye? Kazungu se. Ari harayicaye nyine ku muryango. Yicaye nari. Ariko rero wa mukobwa we. Sinzi ibyo upanga na Kazungu. Ako buriya Kazungu uramukunda arata? Sino kumukunda. Ndamukunda n'umutima wanjye wose. Kuki? Ndamukunda mana sinzi. Wabonye ibyo ukunda. Nose nawe ubona gukunda. Nuko gerageza nyine ninginga nde nose kataranambira kankunda. Sha urampombeye pe. Izina ry'Imana. Uyu munsi nkamye ikimasa. Ubundi reka nkubwize ukuri. Kazungu akikubona gutya nibwo hita umenya neza ko agira gute agukunda. Atahise abikwereka ngo unabone ririya dukuriyemo byibuze n'ibihumbi 10 ako kanya. Uzagira ikindi kintu urindira. Ubwo wowe nawe ubanza ufite ikibazo. Umukobwa mwiza nkawe ubwo se umugabo akunanira gute? Mwagiye mugira ubwenge. Aka nubundi nawe rega ntabyo wari wakunze. Hiriya sununu. Biki? Noneho ni nahanyuma yisu aho ubundi ari sununu. Ka kantu kaba hano rakazi karenga ku ntoki. Ngo ni baraka. Sununu Kazungu. Akaregera noneho kabe kaba kwigira gutya. Ase kuki mukunda kumusebya ubonye? Use hari icyo ngewe mpfa nawe. Hari icyo mpfa nawe. Noneho kugira ngo ubyemere. Ntabwo aherutse gukora ubukwe. Ntabwo wari uburimo ni wabutashye. Ndabireba. Ubu se umugore we ahari urahazi wowe. Urahazira. Noneho va kuri ibyo ngibyo. Ngewe nakomeje kujya numva mu matwi yanjye amagambo indege ya isununu ndavuga ni ngiye gukora ubushakashatsi. Ariko nyine ngewe urabona ndisaziye ntago ari nge wagiye kubukora. Namushakiye umwana w'umukobwa mwe. Ongeraho ngo mwiza. W'uruyobe. Va kuri izi nzobe z'abakecuru ziba zatangiye no gucuya. Umwana waka. Uranyumva? Mwana ndamubwira igenda undebere koko ko ari byo. Ibintu byose ndabiteguye ku murongo. Umva nta n'iminota 2 yamaze. Umwana yasohotse yiruka. Anabaza ati ntabara.
ase ubaye iki ati ye baba we ati se n'isununu gusa ati noneho binina hanyuma y'indege yasinze ibyo nabi akabagore mwabaye bate mwabaye mute no gusebya abantu nge ntago nshobora gushobokana nawe ibintu byo kujya gusebya akazungu ngo Yesu none ngenda mukunda urabo tujyanda tumu reba urukobwa rw'urugoryi nkuru rwiza pe urabona wowe iki cyaka ndi bugikire gute waruntazi we nitunahura ujye ureba izindi nzira unyura unari rwiza unesheje sinzongera no guhura nana genda kubwira mare genda kumenya ko rwana ndarumena reka nkubwire mare genda ukomeze kumenya unasemaje merese amafaranga ngenda televiziyo ndayimenya wewe unakuwa mare merese amafaranga faranga ni sasa wewe mare merese amafaranga cyangwa uruhara wewe ndakubwira mare nge merese nibi ndabimena ndabimena yibyo mbago unatoa merese amafaranga faranga gani sasa unataka ubundi twavuganye kuri aya mambere sinzi ibintu uri kunzana wewe ushimye wewe nako ushimye nta kintu numvishije usibye ururuda gusa wangerekaga hejuru reka mbwe mare urametse amafaranga yanjye reka mbwe amafaranga yanjye yibyo mtakupiga kwa ibeshye se polisi unasemaje ibeshye mereza amafaranga yanjye ndakupiga kwa dada winurwa rutwindurwa ndakupiga mereza amafaranga uranyumva gusa ntago nzi ndakumena umutwe ndawubarura kofi yanjye nakora mwari kofi batora yangu niko ndani isikwana ilikuwa hapa nayo nigeze ngembona mundi twavuganye kuri ayemeresa mbere ko icyo utayameresha ningwa nakora kici nawe kwako ruswa n'amafaranga ufite nisero gimangenda kwera kana uko nitakupigaga mereza amafaranga yanjye wewe mwizi wanye bikofi ndakubarura ndasemaje wewe mwizi kumara ngende ko narakuvena ubwo televiziyo nirwo nsigaje soka tutakupigaga kana nimba kubimese nono ndikamambaga yose nono bazanga bahamagare bakujyana bagucurira bahamagare banane wewe wakoze kisi wifani ega warishinya watakagiki simkuwa niko nasikia butamu ndio mimi niko nasikia butamu niko nafanya banana nakubwiye ninajya nikoreshaga nta kintu zimereza amafaranga yanjye unasemaje nta kintu numvaga nagira wakoze iki mereza amafaranga yanjye sikani kwambie toka hapa mare nago amavana arakumena umutwe utayamereza wewe usakunywa madoranye mare reka nana nkubwire ndagiye uraza kubona gende wewe mchinga wewe wizi tu madorari yangu na kofia yangu njoo mlibaga sasa wewe unware amafaranga madorari yangu mama yangu madorari yangu Mungu moya wangu madorari yangu ndakula nini sasa leo Mungu wewe sasa yala karika mwanamke kalianza hapa asubuhi mama Fabrice aliniletiaga niko kanyibye akone kitu nishaka ngo yatori kumwe kigira gure kumbi kariko kanaingia mfukoni kwangu Mungu nitakapiga ngoja nivale kanzu yangu nini katafuta ama yema nawe wabibonye ahantu ni heza wabonye uturabyo urumva imigano none wari tutwatsi turimo hariya nabonye se ndasubira bareba hose ntabwo yari witwara yitwara hengetse nawe wahabonye umva ibiti by'imigano na twatsi turiya utu twiza harya ntuzabone harya bacupa basikaramu ase papa sha yewe maze kubyemera koko muri rakaritse bagira amagambo nigeze kumva wowe buretse nawe se nibwo gwambere wabyumva muri uyu mudugudu wacu babyaza n'umugore udatwite ndajya nkubwire ngo nimba ari umuntu wakuvuze nabi akakuvuga nabi ko bishoboka namuhingagura ikintu ndimo mvuga ntago ari icyo ahubwo nigeze kumva amakuru ngo papa Rusaro yarasaze uranubwo azigera nakira umva mukobwa we nabiyamye kuva mu gitondo ntabwo nshaka kuvuga mu nkubwo ngubwo ibintu byo kurwara ibintu byo gusa umva ndyamazindu mbwira umukobwa wawe ntabwo ibyo nyibyo ngiye mbishaka we
iki se none bamba umwito nari sinumva ibintu ndavuga mu mwito none se arazana ibintu by'ubusazi anga njye arabona ngende umusazi tonde uyu nguyu uramubaza jewe nakubwiye ngo gahunda yawe no gushaka none turamubonye tuza rero yatuzanye ahangaha ntabwo urimo kwenana tuje ase mashaka umunanyirukanye abakiriya natuje kuvuga no gutaruka sibyo ubu none amafaranga washengeshe kano kabari wayakuye kwanza kuri umunebwe wayakuye ase ni nayo mpamvu urimo kuvuga nabi gutyo ekurakose NDYAMANZINDUTSE ubundi kugira uvuge urakaye icyatuzanye nuko kugira ngo tuganire nawe twamara kuganira tukajya gushaka ikisha umugore wanjye tutangiye kuvuga urakaye nakubwiye ngo ceceka ntabwo gucecera hanga nyine nakicitse ariko nawe ndashaka igisubizo cyo amafaranga nashinze kano kabari ni amafaranga nishaki papa kubizi hari amafaranga ugeze umpereza wishaki n'ubunebwe bwawe wowe ubunebwe bwawe wowe ugenda nk'igifukera ugenda nk'umunyorogoto ukamwa ngo uratangiye NDYAMANZINDU aho kugira ngo mutuki wahagombye gushimishwa n'iterambere umwana wawe agezemo urabyumva ahubwo ukongera ugashimishwa nuko babandi bandi bari mu rugo nabo bakora ntawe amafaranga yarayishakiye nyakugurira gusanduku nyagushaka ukabura wowe urimo kwinjira mu buzima bwanjye n'umukobwa wanjye njye nijya hasoni ndashaka igisubizo nyacyo nakubwiye ni amafaranga nashinze akabari ni amafaranga ubwanjye nishakiye Fabrice uramuzi ndamuzi Fabrice uramuzi amafaranga yaguhaye washyize ariko se amafaranga ya Fabrice urimo kuvuga atageze no mu bihumbi 500 amafaranga 200 urabona kano kabari gashinzwe n'amafaranga 200 yaraguhaye yabanza nanjye tubaze wigeze ubona kano kabari urabona kangana n'amafaranga 200 bisa kubwiri amafaranga 500 byo urumva rero bakumbaza nibishyira hasi uvuga n'umwana wawe neza ntukubita umwana tuza umubaze amafaranga yayakuye urumva ariko shaka kubimenya none mubaze kandi shanda kunika ariko mu bwishyura amafaranga yavuye nawe ubwiye ni kano kabari ntabwo ari amafaranga yakubatse niba ushaka andi makuru yose shaka umugabo twese niwe kano aho ariko sikahutuza pesa zangu madola yangu mimi nilitokea Bandundu niko natafuta dhahabu mama yangu sikikareka mwanamke pesa zangu mama yangu eba juzi nikanizoba mu mfuko zote kakazibeba nikikamata nikakaua haki ya Mungu tamuchinje kama nitamuchinja mimi mwenyewe nango muzini mbayo cyamariwa cyari kigiye gufata ku ngufu ngo ngoki mariwa agufata ku ngufu yego cyari kigiye gufata ngufu cyari cyamaniye n'ipanga ishunga bratse uzi ko ari byo hagera ngaho sidagariza niko mari umuntu uzi ubwenge wowe ufata umwana ku ngufu bachabari wowe ibintu byambaye wowe madolari yangu yote magufi yote kama mbani niiba amafaranga zangu bwana ariko bite byayo pesa zangu nilikuwa nazo passport byangombwa byote mutavuga ngo ninge musazi ahubwo umusazi n'uyu urafata umwana umuntu ku ngufu kaze ry'amadolari wewe hauji habari fata ahubwo kweli uniache bana niache mafaranga nje baratwe mimi bwana niiba saa hii faranga zangu bwana abakisi mwizi nakakubwa kameze gutya kinzobe gakimuka kana chuma faranga zangu muvuga madolari yote mubwire urumva mubwire ngo muri iki gihugu ikintu cyo gufata ku ngufu wowe urimo uravuga igiswahili kandi ntagazi igiswahili ndababwira sikiriza hapa sasa ndababwira umukobwa aranyibye amafaranga nge amadolari ibyangombwa passport byose arabitwaye umukobwa uwe agakubwa kinzobe gutya kambaye ibyenda by'umukara gutya uti agakubwa kinzobe kambaye by'umukara itonde nitone nini sasa ahubwo suri igwa bwana nganga na wapi sasa wewe
Niko wapi na ulisa? Wewe. Niko wapi? Yamarura muntu ninye. Wapi? Watangani mu gikoni mani. Reba Tuke maraya takumwenda. Ndakupiga kichwa maraya wewe. Wapi? urabona birimo kunyeganye. Mama yangu. Niko wapi maraya? Mimi wajinga sana. Abakitse mureba hese. Abashitse mureba he. Ducika. Mwana yagabanye. Sasa mbona mko munasimamisha Ubwo nkubwire. Reba. Ibyo wapi? Hakuna mtu ndani bana. Nta nisazi rimwe. Arabatotse maze muraho hapo mkambasakisha. RUSARO umva ko twita umuhungu kugira abona agahenge amahoro atahe mu rwabo Ya madamaze. Madamazera. Yemuko. Yemuko. Akose kurimo ko mbibona wafunguye. Umva. Erega nushaka umeho ducenye kuko byose nabimenye nuko yanganaga nabimenye Malewa yabitubwiye. Kandi nzakurwanira ishyaka nzajya mpura Nyamuko. Nyamuko. Sawa. Sujunjamye ubwo niba gutakuwa kajwiga. Ata ubwo niyo wama igihumbi nkajya kwinywera kapo. Sawa. Nyamuko.